Hello my beautiful people, nizeye ko mumeze neza, natwe aho turi tumeze neza, n'abatameze neza mwese dukomeje kubasabira kuri Nyagasani mumere neza. Mw'isi niko bigenda, uyu munsi ibintu biba bimeze neza ariko ejo ugasanga ntibimeze neza, uyu munsi ibintu bikaba bigenda neza ariko ejo ugasanga ntibigenda neza, ariko abatameze neza mwese dukomeje kubasabira kuri Nyagasani mumere neza kandi Imana iborohereze. Bahaye ikaze rero, twongeye twagarutse, Gihozo wanyu yagarutse. Mbahaye ikaze aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, abari mu bice bitandukanye bya Afurika, abari mu bihugu by'ibituranyi harimo Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, ndetse n'abantu bari muri Congo mwese mumva Ikinyarwanda, mwese mbahaye ikaze. Abantu mwese muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika mwiyumvemo ikaze, abantu mwese muri mu bihugu by'i Burayi, Amerika, Asia, mwese mbahaye ikaze. Abakunzi banjye mwakoze subscribe mwese mbahaye ikaze kandi nanabashimira cyane rwose. Nawe utarakora subscribe ngo wahaye ikaze, ariko please nkubwira ngo kanda kuri subscribe, ulayikinge, ukande kuri comment, usige comment, usharinge bagenzi bawe kugira ngo ibiganiro byacu nabo ntibikabacike. Mwese rero mbahaye ikaze, twongera twigarukira kuri filime yacu y'umukiro w'umumiliyoneri ndetse umusore wacu Cedric. Twarabibonye yuko bamugejejeho inkuru yuko Shalom yamaze kwitaba Imana, aravuga ati Mana ushimwe, arishima kubw'uko umushiki we Kami yarabonye ubutabera, ndetse uwamugiriye nabi, uwo bakeka ko yamugiriye nabi, yarari havuga ati nawe ndamuhoreye, nawe arapfuye. Twarabibonye Lucky yamuzanira iyo nkuru, aramubaza ati Cedric ko umeze nk'uwishimye? Amubwira ati Lucky ntabwo ariko umeze nk'uwishimye, ati gusa ndumva nyine, ati sinzi nimba nishimye cyangwa ntishimye, ariko ndumva uko byagenda kose nishimye ko mushiki wanjye ahari abashije kubona ubutabera, ati kubw'uko dufashe uwamuhemukiye, ati uwahemukiye uriya mwana w'inzirakarengane. Twarabonye rero Gihozo papa wamuhamagara amubwira ati nta makuru y'umusheri wa Alice, ati umuntu witwa Cedric uramuzi? Ati kandi ntumbeshye, nuramo kumbeshye, ati Gihozo nkazamenya ko wambeshye wari umuzi, ati urabizi icyo nzagukorera. Gihozo ati nukuri papa, ati ntawe nzi, tuho Cedric ntawe nzi rwose. Ati okete sawa, ati ntumbwiye ko utamuzi? Ati nyuma nimvumbura ko ari umuzi ubwo uzambona. Gihozo ati pantu nukuri ntawe nzi. Alice nawe rero aganira na Gihozo aramubwira ati niko Giho, ati koko umunyamakuru nk'ari yakomeye kuri ateye ubwoba kuriya, ati none hamplisi twese atureba, nurangiza ntuze ngo yambwire. Gihozo atayahe makuru se? Ati utinyuka umenye ko Shalom yarari kumwe na papa ntuhite ubimbwira. Gihozo ati ntago nagerageje kubikubwira nkakubwira dusohoke njye kubikubwira hanze ukanga. Ati ntago nagerageje kubikubwira ukanga. Alice ati no, uti wari kuza ukananyongorera, ariko ati njye nari nagize ngo ni bimwe byawe byo gushaka gusohoka, ati wari kuza ukananyongorera. Ati koko, ati utinyuka usange Shalom ari kumwe na papa, wicecekere wanga kubimbwira. Gihozo ati njye ntundenganye, ati njye nagerageje kubikubwira wigira nabi wanga kubyumva, ubwo rero njye ntundenganye. Ubwo rero Gihozo wacu nuko yasubije Alice. Alice ati shagiho, ati nukuri atari amakuru wagombaga kuyambwira, ati wagombaga no kuza basi ukanyongorera. Twarabonye rero uriya mukobwa dukeka ko ari we wishe Kami, ari nawe umugizi wa nabi, ahubwo we watumaga bariya ba Shalom bakoraga ibyo ya mukobwa batumye. Twarabonye ko ashaka kwicisha Cedric, ariko yabwiye babicanyi biwe ko bagomba kwihisha kure bakazongera kugaragara ari uko abibabwiye. Twarabonye nyine ajya muri biro kwa Cedric, aragenda amwibarisha, Cedric umeze gute? Cedric narinje kura kumeze neza, ese urumva iby'urupfu rwa mushiki wa Kami waratangiye kubyakira? Cedric ati kugenda biza, ati ndikumva ndi kugenda niyakira, ati nubwo biba bitoroshye ariko biri kugenda biza. Ati shati nyine tihangane. Cedric ati se kundeba cyane? Ati nyine turumva, ati
iyo nkurebye nyine mpita nibuka bya bihe twakundanaga. Ngayo nguko rero utwo ni tumwe mu tuntu twaranze episode yacu ya 32. ese 33 witegereje gute? Ngwino muri comment unyandikire umbwire uko wayibonye episode yacu, umbwire nuko utegereje indi episode ikurikiraho. Season yacu nakagaruka. Mwese mbashishikariza gukora subscribe kandi mbashishikariza kuzajya gukomeza ugakurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Mwese abakunzi banjye mwese mudahwema kumbwira ko munkunda, abantu mwoza muri comment mukambwira ko munkunda, mwese mba mbabona. God bless you, I love you so much, bye, ciao.